Mutesi Aimé Prudentienne akaba yongeye kwigarukira mu mihanda. Nyuma y'aho havuzwe ko Mutesi yagiye gufasha famiye yari ifite ibibazo by'ubukene se cyangwa famiye yari imerewe nabi, reka tuvuge gutyo mu magambo makeya. Baje kuvuga yuko Mutesi yatanze sheke ngo itazigamiwe, sheke idasinyweho. Donc abantu babitindaho batangira kuvuga ngo RIB yamufashe, abandi batangira kuvuga ngo ni umutubuzi, ngo n'ubundi nibwo buzima bayemo. Ariko mu by'ukuri ibyo byose byavugwaga nta muntu uramenya uruhande rwa Mutesi. Niko kuza arisobanura, ariko mu kwisobanura kwe yarikijweho n'abantu benshi cyane bamuvuze Mutesi asanzwe ari umutubuzi, iminsi y'umujura ni 40. Mu by'ukuri nubwo byavugwaga ndetse no mu YouTube bari bajyanye, abantu bavugaga yuko bagiye bakabifotorezaho bakerekana sheke, barangiza bakavuga yuko bagiye gufasha. Ariko mu by'ukuri Mutesi yasobanuye yuko nyiri gufashwa ubwe nabwo bamufashaga, donc batekereza yuko kumufasha bafite ubwoba ko bashobora kumufasha, ibyo bamufashije akagera gute akaba batizeye umutekano wabyo, yaba ari inka ntabwo bazi irengero ryayo, umugore aravuga ibyo, umugabo akavuga ibye. Na sheke bivugwa yuko ngo bamuhaye iminsi azajya kuyibikurizaho, donc igihe azajya kuzana amafaranga ariko azabanza agahamagara Mutesi. Ari bwo buryo ki abantu bavuze yuko ngo ari ubwesikoro, ariko mu by'ukuri bagira ngo bamenye ko uwo bagiye gufasha ko kazajya gushaka amafaranga cyangwa se bazayamuzanira cash. Yababwiye yuko yabonye icyo ashaka kuguramo isambu bari bamubwiye, cyangwa se umurima, cyangwa se ikibanza. Icyo nzi cyo nuko cyari ubutaka, nicyo cyari gikenewe aho ngaho. Ibyo bintu rero byakomeje birasirikira ahantu hose. Rero uwitwa ngo ni Pastor Fanny muramuzi, uriya mubyeyi cyangwa se nawe yita ngo ni pasiteri, umudamu yari ngo umubikira. Uyu rero yaje kuvuga yuko Mutesi nawe nyine buri usibye, donc apart yo kuvuga kuri ibi ngibi bya ziriya sheke, ubundi uyu Fanny ngo ni pasiteri, ndumva n'umugabo we ngo ari umupasiteri. Ikintu cyose cyabaye kuri Pastor Mutesi bashobora kumukoraho ama episode pe, bamukora ama episode bakimara umubabaro n'agahinda. Mu by'ukuri Mutesi bamumubajijeho, nawe bamubajije ku witwa Fanny. Mutesi aravuga ati bariya bari ahahise hanjye, bari mu mwanda, bari mu birutsi, bari mu mabyi, bari mu mazirantoki, ibintu nk'ibyo. Iryo jambo Mutesi yarivuze abantu baratungurwa, abantu bagira ubwoba, baravuga ati ngo ntabwo ari we Mutesi. Ati Mutesi aradutunguye kuba yavuga ibintu nk'ibi. Ubundi Mutesi twavuga ngo ni umupasiteri nyine, ariko urubwa ruramubera pe. Niba hari umuntu ujya usirikira imihanda akavugwa, ntabwo ajya ava kuri top, aravugwa. Kigali iramuvuga, umuntu wese usitaye asitara kuri Mutesi. Rero abantu batungurwa no kubona asa n'uhanganye n'uyu mugore witwa ngo ni Fanny cyangwa se umubyeyi, bose bita ngo ni abakozi b'Imana cyangwa se ni abapasiteri. Abantu rero batungurwa no kuntu uyu witwa ngo ni Fanny ahora amukora ama episode. Rero kubera Mutesi guceceka, donc avuga ibintu byamuzanye. Ubundi buriya abantu bamukundira ijambo agira, donc avuga ibintu abantu bakunda bibabera nk'inyigisho, reka mvuge gutyo. Ubwo rero Mutesi kubera ukuntu abantu bamwitsagaho bakamutuka, uciye aha wese akamuvuga, uciye aha wese akamuvuga. Hari n'umugabo nabonye avuga ngo ni ndongora nitunge, ngo we ntabwo abagabo bamushaka, ngo niwe ubashaka, ngo bakamurongora akitunga. Sinzi umugabo nabonye abivuga, niba yitwa ngo ni Pastor Gaby, ntabwo nzi ngo ni umugabo wane numvisha avuga ngo niwe mugabo wuriya Pastor Fanny, ariko simbizi neza. Gufata umuntu w'umubyeyi, bombi ni ababyeyi, mugasuzuguranira hano ku imbuga nkoranyambaga, ntekereza ko bitabahesha agaciro. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, abantu muri kwataka Mutesi ngo ntabwo yagakwiye kuvuga biriya bintu ari umupasiteri. Mukurikire ibiganiro ngo witwa Fanny cyangwa mubyibuke yagiye akora kuri Mutesi. Hari n'igihe yigeze kumutuka ngo ni igiki, hari igihe yigeze kumutuka ngo yamuvugiye ku mugabo.
mu by'ukuri buri wese aba ari guharanira iki? Ishema ry'urugo rwe. Ariko tuvugishije ukuri, uyu mugore cyangwa se umumama witwa ngo ni Fanny yagerageje gutuka Mutesi kenshi cyane, kumuvuga mu biganiro by'inshuro nyinshi. Mutesi agaceceka. Mutesi umuntu wese wamushatse muri iyi mihanda yaramuvuze yimara agahinda. Tujye tureka kubeshya no guca imanza no kwigira abantu b'abacamanza kandi turi kubera. Umucamanza w'ukuri ni Imana, umucamanza w'ukuri ni Yesu. Ariko tuvugishije ukuri, uyu Fanny avuze Mutesi inshuro zingahe Mutesi atamuvugaho? Icyo ni ikindi cya kabiri. Ikindi, Mutesi kubera abantu bamuvuze cyane, yageze ahashira ubwoba. Amajije gushira ubwoba nawe ntagitinya kuza akavuga ibintu abandi bantu donc bya bintu abantu batinyuka. Mutesi yabivuze, gusa avuga ibyo bintu ngo Fanny ari ahahise hanjye, ngo ni umwanda, ngo ari iyo ngiyo ni umuntu uri mu mwanda. Yabivuze ko ari mu buryo bw'umwuka cyangwa se buri spirituel. Ntabwo mbizi ukuntu umuntu agenda akaba umwanda mu buryo buri spirituel, ababyumva barabyumva. Ariko Mutesi si uko ubundi yajyaga atinyuka kuvuga biriya bintu, ariko kubera ukuntu abanyamihanda bose, umuntu wese uciye ahangaha amuvuga, uciye hano akamuvuga. Muribuka uwitwa Ezekiel, uwo ni umwe, ushyireho Pastor Claude, ushyireho na wundi wakoranaga na Ezekiel witwa Justin. Abo bose ni abantu bavuze Mutesi, baramuvuga pe. Niba bataramubyaje views baramaze, niba bataramubyaje amayero n'amadolari baba barahombye. Ariko Mutesi kubera kumumara ubwoba, abantu bose bakamuvuga, nawe yatinyutse avuga ibyo bintu. Ariko ageze amajije kubivuga aravuga ati ni uburyo bw'umwuka. Muri kumva rero, mureke kuvuga ngo uriya Fanny ngo niwe ufite ukuri, ngo Mutesi n'utagufite. Umuntu aragutuka cyane, wirukankana imbwa cyane, byagera ukayimara ubwoba. Mutesi yarihanganye, ntago ari umwere mu bintu byose, ariko nanone ntabwo ari mubi mu bintu byose ku buryo umuntu wese umushatse amufataho ijambo. Ubu Mutesi niwe muntu mubi cyane mu bitwa abapasiteri mu mihanda ya Kigali, ku buryo umuntu wese asitara akamusitaraho. Ubu Mutesi niwe munyabyaha, niwe munyamakosa, niwe mwesikoro, niwe ndaya, niwe kirara, niwe mugore udashobotse, ku buryo umuntu wese asitara agasitara kuri Mutesi. Ese niba Mutesi adashobotse, uyu nguyu Fanny niwe ushobotse? Kubarega Mutesi yarasenye cyangwa bikamugendekera kuriya, ibyo ngibyo nta muntu bitabaho. Ariko abantu bose bitwaza ibyo bintu. Mutesi ni indaya, Mutesi ni ikibakwire, Mutesi ni indongora nitunge. Mwabantu mwe mujye muvuga muziga ibintu byabaye kuri Mutesi n'ubundi byamubaho. Muri kumva kuba Mutesi rero abantu bose bamufataho ijambo, ntabwo aka kanya RIB iremeza yuko biriya bintu ari ubwesikoro, ntabwo RIB iramutumaho, ariko nta muntu ugomba kumufataho ijambo uko abonye ngo nimurangiza mugende mutagatifuza abandi. Niba Fanny we ari umwere, Mutesi yaramubwiye ngo jya unsengera ngo nkizwe cyangwa ndokorwe nkawe. Si ibyo no kuvanga rokorwe nk'uriya Fanny. Fanny niba we ari umwere, cyangwa se we niba ari umukristo, we amwerera imbuto byibuza, cyangwa nawe ahita aza ku mihanda akerekana uburyo ki Mutesi adashobotse. Ubu Justin ntaraza, uwitwa Ezekiel ntabwo araza, uwitwa Pastor Claude we yatangiye gahunda, ari kubyemeza nkaho ari iki, ari umunyamategeko cyangwa se ari RIB. Ntabwo Mutesi, umutima we ntabwo ari igiti, umutima we ntabwo ari ibuye. Mutesi ni umuntu kandi nawe arababara kuba yavuga biriya bintu. Nawe ni umuntu, abantu bamufataho ijambo, abantu bamuvuga ibyo babonye. Ariko please s'il vous plaît, Mutesi si umwere, Mutesi ntago ari mwiza %100, ariko ntimwumve yuko umuntu wese agomba kumufataho ijambo ngo aceceke. Hari igihe ibintu bikurenga, byamara kukurenga nawe yenda ukavuga ibintu uko ubyumva. Cyane ko biriya bintu Mutesi yavuze ntabwo yabihubukiye, yatekereje. Ariko mureke kuvuga ngo Fanny ngo niwe ufite ukuri, ngo Mutesi ngo byadogereye. Niba RIB itari yamutumaho cyangwa se itegeko ngo rimugonge, nta kintu na kimwe aka kanya tugomba kubaza Mutesi. Cyane yuko bivugwa yuko ni La Famille yagiye gufasha uwitwa yuko yagiye kuzana ayo mafaranga, cyane yuko nawe ngo atagize atoroshye. Nawe ibyo bambwiye ntabwo ari byo yakurikije. Niba ushobora guhereza umuntu ubufasha, ejo mu gitondo wamaza ngo buri he ntakwereka aho buri, nawe ntabwo yoroshye. Ariko Mutesi mumufashe hasi, mumuhe amahoro, mumureke.
ntabwo uriya Fanny ari we mwere. Bisa naho harimo conflict idasanzwe hagati yabo, ariko na Fanny ntabwo uriya Fanny ari umwere. Ntabwo ari umwere guhora yitsa kuri Mutesi agahora amwitsaho. Yabuze abandi bantu avuga. Yabuze abandi bantu rwose b'abapasiteri avugaho. Mutesi niwe muntu mubi mu bantu bose baziranye, ku buryo ari we ahora akoraho ibiganiro. Nashaka abandi bantu akoraho ibiganiro areke Mutesi, kuko iyo Mutesi atari mw'iyi mihanda kuvugwa, ntabwo uriya Fanny nawe tujya tumubona. Ariko iyo abonye Mutesi hari ikintu cyamubayeho, ahita rwose ashirika ubute akabona umwanya akaza kumuvugaho. Ntabwo Mutesi ari mwene wa muntu tuzasanga ari umwera n'umuziranenge, ariko nanone ntabwo Mutesi ibibi byose byo mw'iyi mihanda bye biterwa pasiteri ari we bigira bite, ari we bigomba kugenda byisukaho ngo ibyabaye bibi byose bisange uwitwa Pastor Mutesi. Ni umuntu ukiri ku isi, uri umukandida wo kuba wakora ikintu cyiza ndetse n'ikibi. Mufashe hasi Mutesi, uwumva ababaye kuko akumva amufitiye impuhwe, umusengere ahinduke, ariko ntabwo Mutesi ari insina ngufi yuko buri wese umushatse azajya aza akamugaraguza agati uko abonye, akamuvuga ibintu byose abonye, ngo kuko azi yuko ari Mutesi ngo azaceceka. Aho bigeze rero noneho nawe yavuze avuga Fanny, kandi Fanny ikindi nawe samuvuga gakeya. Ubwo nyine abakunda Fanny mu bikora uko mushaka, abakunda Mutesi mu bikora icyo mushaka, ariko nabagira inama yo kugira gute, yo kubasengera bombi, kandi cyane cyane musengere uyu witwa ngo ni Fanny, kuko nawe ntabwo yorohewe. Kuko niba wumva uri umukristo ugahora ubona mugenzi wawe ho amakosa, wowe utajya wibonaho, musengere. Ntabwo ufite kuza ngo ugire ute, uheruke umuteraho udutero shuma. Musengere umurute.